Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Benja TV n'umwanya twabaye wo kubagezaho amakuru y'ubusesenguzi bwimbitse tuba twabakoreye byishimo mutamenya byabereye inyuma y'amarido hamwe muba mutabashije kujya twese twabagira kugira ngo tubashe kuba twabibagezaho, niyo mpamvu duhari ku bwanyu. Ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda ni The Continent Live kuri Benja TV. Ngiye muri kumwe nanjye muri kubana nanjye muri iki kiganiro wanyita The Benjamin aka Young Mill. Muze mwicare mbabwire amakuru agezweho muri showbiz nyarwanda. Mu ijoro ryatambutse haraye hatanzwe ibihembo bya IMA Award cyangwa Isangwa na Muzika Award. Batanze ibihembo kategori 11 zose zaraye zitanzwe muri Isangwa na Muzika Award. Yari iri gutangirwa muri Camp Kigali. Niho ibihembo byatangiwe bya Isangwa na Muzika Award. Harimo Best Female, Best Artist of the Year, Best Song, Best Collab, Best Album, Best Upcoming Artist, Best Video, Best Director, Best Producer. Abanzi babyegukanye, Diaz Dollar yegukanye igihembo cy'umuhanzi ukiza mushyashya. Ayigitse ba Rio Road, ba Run Up. Umuproducer mwiza yabaye Element LA. Naho video director w'umwaka yabaye God. Naho album nziza yegukanywe na Bruce Melody, Colorful Generation, akaba ariyo yabaye album nziza y'umwaka. Naho collab y'umwaka nziza yabaye Follow Me Yana ya Chris Easy na Kevin Kade na The Ben. Indirimbo nziza yabaye Tsunami ya Run Up. Now Best Female yabaye Bwiza. Best Male Artist of the Year yabaye Mugisha Benjabe aka The Ben. Akaba aribo baraye begukanye ibihembo bya IMA Award cyangwa Isangwa na Muzika Award byaraye bitanzwe ku nshuro ya gatandatu muri 2025, byatangiwe muri Camp Kigali. Masamba Intore yahawe igihembo cya muri Legend cy'abantu yaharaniye kuba yazamura umuziki nyarwanda. Naho umuhanzi Lionel Sentore akaba yegukanye igihembo cya Best Culture Artist w'umwaka. Naho Vestine na Dorcas bakaba begukanye igihembo cya Gospel cy'umuhanzi mwiza wo muri Gospel Artist of the Year. Yarahatanye na ba Israel Mbonyi. Umuhanzi Bruce Melody yasohotse ibihembo bitari byasoza gutanga ubwoba bageze kuri Best Male Artist of the Year. Bruce Melody yahise akora interview n'itangazamakuru arabwira ngo ati iki gihembo gituma umuhanzi wese bahatanye, ariko ngati ngo bagomba no kujya batanga ibihembo n'abandi batayifite bafite bikeya bakamanura ngo amajage mu tubati twabo bakabona ahantu bashyira ibihembo batwaye mu marushanwa nk'aya ngaya, cyane cyane ashimira na Isangwa na Muzika Award babitanze bagategura ibi bihembo kuko ari iby'agaciro. Itangazamakuru ryaje kubaza umuhanzi The Ben, bari mu kuganira n'itangazamakuru. Umuhanzi Mugisha Benjamin aka The Ben baramubaza ngo ati Bruce Melody ko yavuze ngo ati ngo abahanzi bafite ibihembo bike bagomba nabo kubibona ngo bakabona ahantu bakamanura amajage mu tubati bakabona ahantu bashyira ibihembo. The Ben aramubwira ngo ati ngo byamusaba imyaka 10 kugira ngo abageze ku bihembo cyangwa yegukanye. The Ben aramutse avuye mu muziki bya burundu byasaba Bruce Melody imyaka 10 kugira ngo abashe kwegukana n'ibihembo Mugisha Benjamin aka The Ben afite. Aba bagabo bakomeje kugenda bashondana, ariko bikarushaho kugenda bituma showbiz nyarwanda ikomeza kugenda iryoha, banakangurira abantu kuzagenda, namwe tubakangurira kuzagenda mu gitaramo cyo bafite ku itariki ya mbere yo kwa mbere 2023 The New Groove gitegurwa na The Benjamin cyangwa muzi ku izina rya The Ben.
nuko ukora subscribe kuri Benja TV, ikiganiro cy'imyidagaduro cya mbere mu Rwanda ni The Continent Live, ubusesenguzi bwimbitse tuba twabakoreye. Ikiganiro cyacu Irene niwe wazanye na Dorcas, no Vestine we ntabwo yaje, bikomeje kugenda biba urujijo hagati y'abantu bayibaza ngo ati kubera iki Vestine we atari kugaragara mu mbaga nyamwinshi. Hari kugenda hagaragara Irene ariwe manager wabo na Dorcas gusa umuvandimwe we Vestine we bari kugenda bibaza impamvu atari kwitabira mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ciao ciao, mbaye mbashimiye ikiganiro cy'imyidagaduro cya mbere mu Rwanda The Continent Live, gukora subscribe kuri Benja TV. Ciao ciao.